b'inzobe ngo ngabari iki niki ntago ndi inzobe nge senye Savimbi areka Musa Savimbi ba Rocky Rocky ni inzobe Rocky ntago ari inzobe abo ngaho nyine oya Rocky ura nawe ni inzobe n'aba Savimbi n'aba Ibrahim Cyusa tiga ngutwe rero tubiki aho ngo Rocky yaraturutse wana yatorotse ngo misiyo yagiyemo ngo ntago ari yahise ajyamo ngo yahise yitorokera yarafunze se umuntu atoroka afunze ngo yaratorotse nanabibonanye Dumba arimo amugira inama nagomba gutorokera urumva ko badumba batorotse bikabahira nako batakugira inama nyine icyo kintu nawe yakufasha yakugiraho inama wumva ari nk'iki wabaza abantu bakorera mu biganiro nk'ikiganiro kigiye kumara hafi isaha wumva ari nk'iki wababaza nico hakubaza wenda ngo muri kureba iki kiganiro murebamo iki kizima iki kintu ari kumara iki hano ntabwo gukora business bivuze ubuso coach gahera afite haga n'umugabo afite umugore ariko aramukunda ashaka kwinspiring niki yavuze cy'inspiring ura hari ikintu yigeze kuvuga mu cyukuntu ajya gushinga Kigali Universe ashinga iriya restaurant n'ikibuga cya football n'ibiki byose yahereye ku ntiti y'umuceri nahera ko hano bawa gaciye hari za Matewusi umunamena mbona karo kagatete intete y'umuceri iyo muceri nta kuntu umuntu yajya ugaburira abantu kawuteka bikagera gute intete imwe se nimwe aragenda ngo yenga nawe yitaye ari muri jaridi wabo ibirezi bya umurima barasaruye ashinga Kigali Universe ajya gutekera ndetse na Junior yabihamije mu kiganiro umva ikintu Junior yatubwiye Junior buraro twariganye mu mbere yeze hano kuri SFB Junior sayize kaminuza oya biganye kuri SFB oya uramubeshyeye byose bya business batujyanye Butare Junior bagasobanura igicera ari kukuramo yamaze no guhubuka ashatse umugore yaramaze ariko hari